rudateze gushira, ubarinde ubaha umugisha wawe n'urukundo rudateze gushira. urukundo rwihangana rwitangira abandi, urukundo rutirarira rubaranga iteka mu rugo rwanyu. urukundo rutirarira Irurondera akarwo, urukundo rutagira uburakari. gushima data mwiza, twongeye gushima ineza yawe n'ubuntu tugirira buri munsi. Abageni bacu nyakubahwa Imana binjiye aha muri iyi ngando y'umusaza, bagiye guhaguruka data mwiza berekeza mu ngando yabo. Turakwinginze ngo ubane nabo, ugendane nabo, ujye imbere yabo bakujya inyuma, ubahe umugisha iburyo n'ibumoso, uzabahe kubyara no guhirwa, twizeye izina ryawe Yezu wakoze. Amen. Izina ry'Imana data mwiza. urukundo rwihangana Rwitangira abandi, urukundo rutirarira rubaranga iteka mu rugo rwanyu. urukundo rutirarira Irurondera akarwo, urukundo rutagira uburakari rubaranga iteka mu rugo rwanyu. Mana yacu ni wowe waremye uyu mugabo, umuremera n'uyu mugore, ubarinde ubaha umugisha wawe n'urukundo rudateze gushira, ubarinde ubaha umugisha wawe.
Bavandimwe duteraniye mu ngoro y'Imana kugira ngo twizihize urukundo Imana yateye muri abo bagenzi. Turizihiza urukundo rwa Jean de Dieu Irakarama na Josiane Uwirase Muhoza. Twizihize urukundo rwa Ezekiel Nambajimana na Yvonne Benegusenga, Alfred Rwamazina na Alexis Mutesi, Ivan Dimitri Kwizera na Francine Uwizeyimana. Baje gutangirira umubano wabo imbere y'Imana n'imbere y'ikoraniro ry'Abakristo kugira ngo bafashwe nayo n'amasengesho yacu muri izo nshingano zikomeye biyemeje. Niyo mpamvu kugira ngo icyifuzo cyabo kigere ku Mana kandi natwe tubashe kubashyikiza amasengesho yacu dufite umutima usukuye, ni mu byo twicishe bugufi twanga ibyaha byacu maze dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisitiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo niremeje gutungana, kuko naracumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu muri iki giteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, umusabe kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose bitubabarire, bidukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Thank you.
isezeranamuntu ngo arebe umuntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose cyiswe nawe kigire izina cyiswe nawe. Umuntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko umuntu ntiyabonamo umufasha wakwiranye. Nuko Uhoraho Imana atera muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira. Afata umwe mu mbavu ze, maze asubiranya umubiri. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye umugabo, akoramo umugore. Umugore amushyira umugabo, umugabo ariyamira aravuga ati, noneho dore igufwa ry'amagufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyu azitwa umugore, kuko umugabo ariho avuye. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana.
muzi muri aka kanya turi mu ngoro y'Imana kubera ko aba bageni badutumiye bagashaka kugaragaza urukundo rwabo imbere y'Imana n'imbere y'ikoraniro. Mu by'ukuri urukundo nyakuri burya ntabwo rwihishe. Aba bageni bari hano buriya umwe yatangiye abwira undi ikimuri ku mutima, amubwira yuko amukunda, undi agira uko abyakira birumvikana. Hari abahita babyakira, hari abandi bifata igihe, ariko byanga bikunze byatangiye ari ijambo ryanga gukunda y'abantu babiri gusa, umusore n'umukobwa. Urukundo rwo kubera ko rwihereranwa, icyo gihe babonye kuko ariko hasigaye babwira imiryango. Urukundo rurasakara hirya no hino rwihishije, bagera mu muryango, imiryango yombi bagera aho batumira abandi, kugeza mbese kuri uyu munsi twaje natwe kugaragaza yuko rwa rukundo rwabo rwatugezeho, ko turushyigikiye kandi ko mu by'ukuri twemera ko abangaba urwo rukundo bagaragaje tubahaye uburenganzira bwo kurutangira ku mugaragaro. Ntabwo wabyikorera ubwabo ngo bikunde natwe tutabashyigikiye. Ni byiza rero urukundo rurakarama, kuko urukundo ari rwo rwaduteranyirije aha ngaha. Nagira ngo bano bageni tubanze twishime. Bageni rero babagiriye inama nyinshi, mwageze uyu munsi imiryango yanyu yabagiriye inama, inshuti zanyu zabagiriye inama uko muzabigenza kugira ngo urugo ruzakomere. Uyu munsi rero umwihariko wabo ni uko noneho mwaje kumva icyo Imana ibabwira, kandi icyo Imana ibabwira nicyo gifite imbaraga n'ubushobozi kurusha inama za muntu babagira niyo zaba nziza rwose. Iryo jambo ry'Imana ibabwiye mukaryumva kandi mukaryumvira, mu by'ukuri rwa rukundo rurakomera ntihagire ikirusenya. Iryo jambo ry'Imana yababwiye rero niryo twumvise uyu munsi. Mwumvise ko kugira ngo umugabo abane n'umugore ntabwo ari babyitekereza gusa, ntabwo ari iby'imiryango gusa, ntabwo ari ukuvuga ngo ugeze igihe cyo gushyingirwa, ugeze igihe cyo kurongora, ubu none ugiye kubikora. Oya, ahubwo Imana itubwira ni uko ari umugambi w'Imana ko umugabo abana n'umugore. Abyumvise ko rugikurira Imana irema yavuze iti ntabwo ari byiza ko umugabo aba wenyine, ishaka kumuremera undi bareshya. Twumvise uko byagenze, hanyuma igakora mu rubavu, hanyuma ikamuremera umugore. Mwumvise uko byagenze, yaramubonye akubita ikigo ati none uyu nguyu ni kuvuga byo mu magufwa yanjye. Hari umwanditsi wageze aho ngaho arandika akabya gatoya, aravuga ngo yabonye ngo uwo mugore ari mwiza cyane, ngo abwire Imana ati nyagasani niba ari uku nguku bimeze, tukaba bavanye urubavu rumwe gusa, wansigiye nyinshi zivanemo zose ubundi abagore beza n'ubu bitangaza, hanyuma nzajya mbareba. Imana iravuga ngo ya ngo ni urubavu rumwe gusa utazananisha. Bageni ni urubavu rumwe gusa Imana yabishatse. Kandi akenshi muzi neza yuko igisenya ingo ari uko umuntu aba yatangiye kuvuga ngo arebe niba n'urundi rubavu rushobora kuba rwavamo n'undi umeze nk'uwo. Ni uwo niko Imana yabishatse, nta kureba ku ruhande. Ubu muba mwahisemo biba byarangiye, izindi mbavu zigomba
ntabyumvise nk'abageni niko Imana yabishatse. Na Yesu rero yabivuze ati nta gishobora gutandukanya umugabo n'umugore cyaba kinyuze mu nzira nziza, ahubwo twaba ari ukuyoba. Yesu arabitsinda. Bambwiye ko amasaha akuze y'uko batigisha igihe kirekire, none nanjye ngiye kubyubahiriza, ariko kubera yuko numvaga mfite byinshi byo kubabwira, ndashaka kubihinira mu mugani ngiye kubaca. Burya akenshi ibitekerezo by'abantu bishobora kwibagirana, ariko akenshi hari ubwo umugani usigara, hanyuma muzaze kuwutekereza murebe inyigisho irimo. Ngo hari umwami kera, uwo mwami akaba yarakiri mutoya, yasimbuye se, yamuzunguye akiri umusore, noneho igihe cyo kurongora kiragera, ashaka umugore yashaka mu bakobwa beza bo mu gihugu cye biramunanira. Ngo bakobwa beza bafite ubwiza, atari uburanga gusa, ariko bafite n'ubwenge kandi bamamaye bose. Nabwo iki kibazo cyo guhitamo, ati se ndahitamo uwuhe ko mbona bose bafite za karite nyinshi. Noneho arabyitegereza, abashyira mu kigeragezo, arabwira ati nimuze mbabwire, ati ngiye kujya mu rugendo, ninga zaba tubona guseka. Amagenda hashize igihe, abwira umwe mu bagaragu be ati genda umbwire ba bakobwa nasize mu rugo yuko ngiye kugaruka, anyitegure, kandi buri wese ambwire icyo ashaka nzamuzanira mu gihugu nagiyemo. Uwa mbere rero aravuga ati umbwire umwami azanzanire imyenda y'agatangaza, anzanire amaherena, anzanire ibitare, ku buryo uzamubona wese azabona ko ari umukobwa kuko ukwimwana. Uwa mbere. Uwa kabiri arareba aravuga ati murabizi, ati iyi ngoro ikeneye gusa neza, umunsi anzanire intebe nziza zo kujya twakira abashyitsi, babone amatapi, babone byose, mbese babone ko ari ahantu koko hari umugore ususurutsa ingoro yabo. Uwa gatatu nawe rero ati umwungire anshakire ibikoresho byo muri kuzine byiza cyane, anshakire n'umukozi uteka neza, kugira ngo nzajye mutekera, mbekere n'abandi baje kudusura. Uwa kane rero atekereza, biramushobera, abwira umugaragu rero atumva rero ugende umubwire uwo mwami ati nta kindi ashaka, arashaka kukubona iruhande rwe, nta kindi ashaka kukuzanira, ni wowe ashaka, umutima we wakuza kuko akubona iruhande rwe. Karagasubira kera kabaye rero, umwami arahagera, yazaniye buri wese icyo yamusabye, aratangira kubanduza ati washatse ikanzu nziza n'ibitare byiza n'amaherena, ati umugaragu muhe ibyo yifuje. Umukobwa ati hajya yishima cyane kuko bamuzaniye amagana meza. Waba undi washakaga intebe nziza, washakaga za tapi, abwira abagaragu nimubitegure mubishyire hariya imbere ye, nawe abibone, nawe arishimye. Waba undi washatse ibikoresho byo mu gikoni, n'umukozi ati dore ngiye. Hanyuma arangije rero abwira wa wundi wa kane ati naho rero wowe koza cyanjye, wowe n'ibyewe washatse, uvuga ko umutima wawe watuza agukonje, none dore ndaje n'ikamba ryanjye n'iryawe, ndaje twibanire ubere umugore, sinjye wahera ahera umugani. Abandi bakobwa baravuga bati se bishoboka bite? Mugaragara bagaragara icyo mwashatse icyo mwabonye, icyo mwasabye n'icyo mwabonye. Bavandimwe, icyabazanye aha ngaha ndatekereza ko ari
ukaba uvuga uti umutima wanjye utuza ari uko ndi kumwe nawe, niwe nshaka ko tubana. Kandi ukumva ko n'umukobwa n'ibindi byose byabaye ibye, imyenda myiza yabaye, ibikoresho baba bashakaga birumvikana nk'ibyabo, imiteguro myiza yari ihari, ariko kubera iki? Kubera ko ishyigikiwe na rwa rukundo. Ibindi muzabishyire ku ruhande, muzibuke gusa Imana mbere ya byose aba ariyo rukundo nyakuri, hanyuma n'urukundo rwayo aba aribyo bizabubakira igihe cyose. Kandi muhumure, Imana izaba ihari nimurishyira muri mwebwe rwagati, nta rugo rwayo ruzaba. Nkasoza rero mbabwira nimukundane rwose, nimukundane, muzasubize ikibazo nk'uko uwitwa Madre Teresa w'Ikalkuta bamubaza bati ni iki kibwira umuntu ko akunda undi? Yarasubije ati ukunda koko by'ukuri atarakunda bikageza n'aho umutima umurya. Ati il faut aimer jusqu'à ce que le cœur vous fasse mal. Namwe igihe umutima utarakurya ntuzumve yuko urukundo rwawe harakwagiza. Kunda hanyuma bigeraho umutima ubabaza. Imana izabane nawe, nyagasani Yesu uzabane nawe. Nimuhaguruke bageni kugira ngo dutangire isakaramentu ry'ubushyingirwa. Mwaje mu kiliziya kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'Imana imbere y'umusaserdoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo. Urwo rukundo mufitanye Kristo ararusendereza imigisha ye, ararwuzuza kandi arukoresha isakaramentu mugiye guhabwa, kugira ngo mwebwe babe mutagatifuje kugaba kw'isimu, mushobore kubana iteka mudahemukirana kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristo ushaka kubabaza umuntu mubwire uko mutekereza mu mutima wanyu ibyerekeye isezerano mwifuje kugirana. Muje gusezerana ubwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bana bivugana. Murashaka gusezerana na Kristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Murabizi? Turabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu cyaha. Murabizi? Turabizi. Ubwo mwifuje kugirana isezerano ry'ugushyingirwa butagatifu, nimuhane ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwira undi isezerano rye. Yewe Nyakamatabiri, nemeye ko wowe umuhoza ugira Sebastiani mbere umugore, kandi gusezeranyije ko azagumana mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba ubuzima cyangwa uburwayi, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugira ngo Imana n'ubuntu budashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya, kandi basenderezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bavandimwe, tumaze gusezerana. Ubu noneho nimusenge bucece
nyagasani izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere ya amasezerano yo gushyingira. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana kubwa Kristo umwami wacu. Ugeze umuzajya guca cyane akimenya mwanditse ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka usezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. akira ibintu wambitse n'ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bavandimwe mumaze gushyingiranwa mwabaye none rero muzakundane nk'uko Kristo yakunze Kiliziya ye. Abageni mupfukame mugisengesho. Nyagasani wabahamagariye gushinga urugo, bahine amahirwe kubaka urukundo rwawe, bazakira umutima mwiza abazabagendera bose, kandi bazabe uburuhukiro bw'abafite intimba. Batoza gufashanya imbere bashyigikiye nawe, batoza gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwabo, batoza kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yabo, batoza kugutura ibyishimo byabo n'amagorwa yabo, batoza gufasha abana bazabaha kuyoboka. Maze rero Nyagasani wowe ukunda ubuzima, tugushimira urukundo wabahaye kandi tugusabye kubakomereza. Amen. Ubwo rero abari abasore n'inkumi babaye umugabo n'umugore. Ndagira ngo rero abagabo batwereke abageni babo nk'uko bisanzwe bimenyerewe, hanyuma namwe imbaga y'Imana mubakirize amashyi n'impundu. Amen.
nyagasani yakirana umuhuza aya maturo tuguhereje twishimye, maze abayoboke bawe bahurije mu isakaramentu ry'ugushyingirwa barengerwe n'imbabazi zawe za kibyeyi bwa kristo umwami wacu. Nyagasani yesu n'amahanga imitima yanyu y'ubukire
iri niyobera rikomeye ryo kwemera gukora amasomo yawe nyagasani agamya n'isuka ryawe none rero nyagasani mu gihe turi gukora izuka ry'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye duterwa no kugushengerera tukaguhereza amaturo kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangiye umubiri n'amaraso bya kristo roho mutagatifu tuguze n'ubukungu. nyagasani wibuke kiliziya yawe bagiye ku isi hose maze uye guhora imbere mu rukundo hamwe na papa wacu francisco na episkopi antoine kardinali kambanda n'abatorewe umurimo wa nyina bose n'imbaga y'abayoboke bawe bose. nyagasani wibuke kandi aba bageni Jean de Dieu na Karama, Josiane Derase, Muhoza, Ezekiel na Benjamin, Bonne Bene Gusenga, Alfred Rwamazina, Alexis Mutesi, Ivan Dimitri Kwizera, Francine Uwizeyimana, bamaze guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Niwe wabafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo, bahe no gusangira abana uko babyifuza, kandi neza yawe ibahe kuramba umunezero no mu mahoro. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bafite ubwiza bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufite impuhwe, maze ubakiriye ubuntu buturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kujya ku mwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu Mutagatifu, umugabo udahinduka, n'intumwa zawe ntagatifu, n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata bwa Yesu Kristo umwana wawe. dawe Imana ishobora byose, ishobora byose n'ukuri byose, dushyizwe na Kristo kugira ngo hamwe nawe twaberwa muri we ubumwe bwa Roho Mutagatifu twiyobora gusimbura iteka nk'uko twabigishijwe n'Umukiza anabitegeka, nicyo gitumye tugira ikivuga tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe, ingoma yawe yagere hose, ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Funguro dufungurire none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abadushumiyeho, ntudutererane kutwoshya ahubwo dukize icyaha. Bavandimwe, nimucyo twambaze nyagasani dusabira abageni bashatse gutangira umubano wabo imbere y'Itari, kugira ngo bashobore kwiteka idatana mu rukundo bafitanye, babikesha Ukaristiya ntagatifu bagiye gusangira. Dawe Mutagatifu, umuntu umwishushanyije, wamuremye umwishushanyije, ubarema ari umugabo n'umugore, kugira ngo bunge ubumwe ku mubiri no ku mutima, maze barangize umurimo bashinzwe ku isi. Nyagasani Mana yacu, kugira ngo tumenyeshe umugambi w'urukundo rwawe, washatse ko urukundo ruhuza abashakanye rutugenurira bya sezerano wagiranye ubwawe n'umuryango wawe, kugira ngo mu isakaramentu ryo gushyingirwa umubano w'abashakanye ugaragaza iyobera ry'ubukwe bwa Kristo na Kiliziya ye. Turakwinginze rero Nyagasani, gira impuhwe, urambure ibiganza kuri abo bayoboke bawe, maze ubahe umugisha, kugira ngo mu mubano wabo batangije isakaramentu bajye basangira ibyiza bikomoka ku rukundo rwawe, kandi umwe ajya aberwa n'ikimenyetso cy'uko muri kumwe, maze bagire umutima umwe n'amatwara amwe. Ubundi kandi Nyagasani, turagusaba mu rugo bagiye gushinga, ubahe kuzamuza imirimo bakora, abana babyaranye babarere Gikristo bashingiye ku Ivanjili, bityo babategurire kwakirwa mu muryango wawe wo mu ijuru. Aba bageni ugire ibambe
wasezerezeho umugisha wawe kugira ngo mu gutunganya imirimo igenewe uwitwa umugore n'umubyeyi bahorane urukundo ruzira inenge rususurutsa urugo rwabo kandi n'uburanga bwabo burubere ubutaha. Nyagasani, aba bagaragu bawe nabo wasesekazeho umugisha wo mu ijuru kugira ngo bashobore gutunganya mu buryo buboneye imirimo yose iranga umugabo w'inyangamugayo n'umubyeyi uzi kuziganiriza urugo rwe. Dawe mutagatifu, abo bageni bungiye ubumwe imbere yawe mu isakaramentu ry'ugushyingirwa bakaba bifuza gusangira ukarisitiya ku meza yawe, turagusabye ngo ubahe kuzashimishwa n'uko babarwa mu batumirwa bawe mu ijuru ubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu Kristo, wowe wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi wumvire mu bumwe wobaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani mu rukundo rwa Kristo tumwifuriza amahoro. Cristo,
Yeah.
nyagasani yesu n'abana nyagasani yesu utahukwekana n'abasakuzi umugisha we kandi awuhere abantu bose we bakunze kiliziya kugeza ku muhinduro nasakaza ubutitsa urukundo mu mitima y'abantu nyagasani nawe gutegereza mwishingira mizero mahire mwamamaza ukuri baramushingiye kwizuka